muri paruwase ya Kacyiru kandi namaze kumenya ko umugambi wayo ugikomeje. Amina. Twizeye ibintu byinshi bitandukanye. Uyu mwanya turavuga ku bigereranyo cyangwa se ibimenyetso by'Umwuka Wera. Bagiye babinyuramo, nanjye ndabinyuramo gakeya, ariko ndarangiriza kuri iri jambo. Bwana sifiwe sana. Umwuka Wera agereranywa n'amazi n'amaci. Ngo hari ku munsi mukuru ari wo munsi uruta iyindi. Hanyuma ahantu Yesu yari yicaye bagiye kubona babona arahagurutse. Bibiliya iravuga ngo avuga gute? Avuga cyane. Aravuga ngo umuntu nagira inyota aza handi anywe. Ndashimira Imana ko ifite gahunda yo kutumara icyaka. Amina. Ntunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Bibiliya bivuze yarakeje ku Mwuka Wera abizera bendaga guhabwa. Icyo gihe Umwuka yari ataraza, ariko turashimira Imana ku Mwuka Wera. Amina. Anuvugira ngo amazi. Ikigereranyo cya kabiri ni ikigereranyo cy'inuma. Avuye mu mazi ijuru rirakinguka, ijwi rivugiramo, ariko habanza hamanuka umwuka yishushanyije mu kimenyetso cy'inuma. Haboneka ijwi riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Bwana sifiwe sana. Sa n'uvugira ngo inuma. Inuma ubundi ivuga amahoro, ikavuga ubutungane. Iyo wakiriye umwuka wakira amahoro asesuye kandi ukakira gukiranuka kudasubirwa. Ongera uvugire ngo inuma. Inuma ituzeho. Amazi amaze gushira mu gihe cya Nowa yafashe igikona aragituma nticyagira ikintu kizana, ariko bukeye aravuga ati by'igikona rero ntabwo bizi ubwenge, ngo afata akanyoni bita yohereza inuma iragenda ibuze aho ijya ngo irongera iragaruka. Nowa amenya ko amazi atarashira ku isi, ariko Yesu niyohereza inuma, twebwe ntabwo ziri bubura aho zitura. Ariko Mana nanjye ndahari. Ubwa kabiri arekura inuma iragenda. Icyo gihe ibiti byari byatangiye kwera, akanuma karagenda kazana ikibabi. Hanyuma Nowa abibonye aravuga ati ku isi ibintu biragenda neza. Ongera uvugire ngo inuma. Icyo ni ikigereranyo cya kabiri. Ikigereranyo cya gatatu, Umwuka Wera agereranywa nk'ikimenyetso cyangwa se kashe. Ndashimira Imana ko muri iyi minsi ya none yafashe gahunda yo kuduteraho kashe. Ntabwo mucyumvishe kandi. Ezekiyeli yabonye mu iyerekwa, abona Imana ibwira umugabo cyangwa se ibwira marayika, iramubwira ngo ihute vuba unyura i Yerusalemu kandi uhere mu buturo bwera undebera abantu barimo basengera ibizira bikorerwa i Yerusalemu. Abo bantu barimo basenga bakiranuka
ikimenyetso. Imana irangije ihagurutsa abandi irababwira ngo nimwihute vuba, ariko ntimutange uwo nguwo ugiye gushyiraho ikimenyetso. Mumureke abanza ashyireho ikimenyetso, mwebwe mugende nyuma, kandi icyo muri bukore murakubita, ntabwo muri bubabarire. Muhere mu buturo bwera mukureho. Ndashimira Imana ko yabonye ko ari byiza kubanza kudushyiraho ikimenyetso, kuko hari abandi bari inyuma kandi abazaza bazakubita ntibazababarira. Icyo muracyumvishe? Amen. Ikimenyetso cyangwa se kashe, iyo urupapuro ruriho kashe nibwo rugira agaciro. Mvuye sehashika niriwe ku kazi, ndangije gutanga imiti ya saa 12 mitanza niruka gufata umwuka wera. Haleluya. Amen. Iyo muganga yanditse ordonance yarama, ukihuta ukajya muri farumasi, ugaha farumasiye agasanga nta kashiriho, aguha imiti cyangwa agusezerera amaramasi. Ikimenyetso Yesu we. Ijambo riravuga ngo murinde umwuka wera, ngo kuko ari ikimenyetso mwahawe. Bwana sifiwe sana. Ikindi kigereranyo cya mbere ni ikihe? Icya kabiri, gatatu, icya kane ni umuyaga cyangwa se umwuka. Ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze umuyaga uhuha cyane. Uhuha cyane. Amen. Mwuka wera agereranywa n'ikimenyetso, agereranywa n'umuyaga cyangwa umwuka. Bibiliya iravuga ngo nuko mpanura nk'uko nategetswe. Ngihanura ngiye kubona mbona igufa risanze irindi ryaryo. Amina. Ngiye kubona mbona imitsi imezeho, hanyuma mbona inyama nazo ziraje zijya. Ngiye kubona mbona bitwikirije uruhu, ariko hanyuma y'ibyo mbona ibintu byose ni imirambo. Ntabwo nibaza ukuntu umuntu abaho adafite umwuka. Hariya iyo umuntu aje afite ikibazo cy'umwuka cyangwa se oxygene, hari akantu bashyiraho bita satirometre. Iyo kabanze munsi ya 90 abantu bahita birukanka kujya gushaka cya kibombone ngo bashyireho, kubera ko abatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko nta mwuka afite. Kandi ubu bwonko ntabwo bushobora kumara hagati y'iminota 3 n'5 butarimo bwumva umwuka. Ubaho gute nta mwuka we? Ariko Mana uduha umwuka. Ntabwo ari icyo ndi buvuge, ariko icyo ni icya kangahe? Icya mbere ni iki? Kabiri, gatatu, kane, hanyuma umwuka wera agereranywa n'umuriro. Sa n'uvugira ngo umuriro, ongera uvugira ngo umuriro, kandi ongera usubiremo ngo umuriro. Umuriro uratwika, umuriro
ukuraho imyanda. Kandi ndagira ngo mbabwire ko hari amoko y'imiriro. Iyo wacanye amakara nabyo uvuga ko ufite umuriro. Iyo ufite amashanyarazi nabyo buryo ubyita umuriro. Iyo wacanye gaze uravuga ubwo gaze irimo buriya ni umuriro. Ariko imiriro yose ntabwo ari imiriro ituruka ku Mana. Ndashimira Yesu yuko afite umugambi wo gucana umuriro. Amen. Kwa muganga naho hari ikigereranyo ku buryo uvuga ngo uyu muntu afite umuriro, ariko iyo wazamutse byo biba ari ikibazo. Sa n'uvuga ngo umuriro. Haleluya. Imana irashaka gukorana n'abantu bafite umwuka wera n'umuriro. Nicyo gihe tugezemo. Mugabo bita Eliya yari umuhanuzi w'umuriro. Bwana sifuwe sana. Yari umuhanuzi w'iki? Imana ikeneye abakozi bafite umwuka wera w'umuriro. Amina. Abo nibo bagiye gutinyuka kuvuga ibyo abandi bananiwe kuvuga. Bwana sifuwe sana. Umuriro. Aragenda abwira Ahabu, aramubwira gupfa nta mvura nta kimwe. Umuhanuzi w'umuriro aratinyuka akavuga. Imana irashaka abakozi bafite umwuka wera w'umuriro, badahisha ikibi. Amen. Aravuga ngo nta kime nta mvura kugeza uko nzabitegekera umuriro. Ishize ari 3 aragenda ahura na Obadiya, aramubwira tumva genda ubwirira Ahabu ko turi bubona. Obadiya atashwe, ndakuzi uri umuhanuzi, ninjya kumubwira nkasanga umwuka yaguteruye. Ariko Mana duha umwuka. Yesu Kristo. Eliya aragenda abonana na Ahabu. Ahabu ngo amusuhuze, aramubwira ngo niko wabaga hehe n'umuruho wateye Isirayeli. Eliya aravuga, aramubwira, aravuga kumva ntabwo ari njye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwimuye Uwiteka mukimura amategeko ye. Arangije aramubwira ngo none hazana abahanuzi ba Bayali n'abashera, mbese na komite yawe yose n'abaminisitiri n'abadepite, mugende turabonanira hariya i Karumeli. Umuhanuzi w'umuriro. Amina. Ashira amanga, avugisha ukuri, avuga ibintu byamwicisha bibaye ngombwa, ariko agataha. Muhanuzi w'umuriro. Arabateranya. Bibiliya iravuga ngo arabegera, arababwira ngo mbese niki gitumye muhora murungabanga? Niba Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bayali nawe nimumukurikire. Arangije arababwira tumva ndabona mutabyumvishe neza, muzane igitambo Imana iri budusubirishe umuriro. Sa n'uvugira ngo umuriro. Umuriro iri budusubirishe umuriro. Arabariye Mana, ngashimira Imana kwigiye gusuka umwuka wera w'umuriro. Utuma abantu bashira amanga bari no ku kazi. Amina.
ugeze no ku mupaka utumushyiramanga wicaye uri mucuruzi mwuka wera w'umuriro iyo ufite niwiyumanganya ntawuza ngo agushimashime ngo wemere uba ufite umuriro ariko Mana duha umuriro ntawagutinyuka burya impamvu baza nuko nta muriro ahari ntabwo batinyuka gukora Mana duhe umwuka wera w'umuriro amina basa bakora igicaniro bahamagara Imana yabo barayihamagara Eliya atariko Imana yanyu ishobora kuba yazindutse ndashimira Imana ko Imana dusengayo itazinduka barongera barahamagara babwira atariko muhamagara cyane ishobora kuba isinziriye ndashimira Imana yuko Imana dusenga ntabwo igisinzira amina birabananira Imana yabirananira tugeze mu gihe gikomeye Imana z'abantu zarananiwe ubu hagiye kugaragara Imana isubirisha umuriro ntabwo mucyumvishe kandi amen arababwira ngo nimwegere saa 9 zigeze afata amabuye 12 avuga imiryango 12 ya Isirayeli ndashimira Imana kwije kongera kubaka imiryango 12 ibahangaha muri Kacyiru amaze kubaka arababwira ngo mushyiraho amazi ashyiraho igitambo ariko Mana abahanuzi baraho iyo biza kuba muri iki gihe televiziyo zari kuba zihari amaradiyo n'ibinyamakuru byose byari kuba byaje icyo gihe haje abahanuzi ba Bayali n'abashera n'abandi bose Eliya arangije ahamagara Imana yo mu ijuru barasifasa aravuga ngo Mana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Isirayeli uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana muri Isirayeli kandi bimenyekane ko ndi umugaragu ngo akimara kuvuga ibyo ijuru rirakinguka umuriro uramanuka sanovuga ngo umuriro bose bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka ni we Mana ngo Uwiteka ni we Mana ngo Uwiteka ni we Mana mureke tubwire Imana umuriro yahoze iwumanura yongere kandi imanure kugira ngo abantu batazi ko dufite Imana bubarare hasi babisobanukirwe kuko hari igihe baba batabizi bakakwitiranya n'abandi bantu ariko umuriro noza bazikubita hasi bavuge ngo Uwiteka ni we Mana umuriro kijyana cya mbere ni ikihe icya kabiri gatatu kane gatanu amina umusaza bita Samweli ajya mu cyumba arasenga abwira Imana atari ko Mana ko muzehe byamunaniye kuyobora Abisirayeli ko byanze biragenda bite Samweli yari umugabo mwiza w'umunyamasengesho Imana iraza iramubwira ngo ariko sinakubwiye ngo rekera kuririra Sawuli ko hariya mu misozi y'i Betelehemu niboneyemo
amina. Namubonye none nubwo namubonye akaba ahari, icya mbere ntazi ko namubonye, icya kabiri nta kimenyetso cyerekana yuko muzi. Icyo muracyumvishe? Kugira ngo abimenye rero, fata ihembe ryawe wuzuzemo iki? Amavuta. Wuzuze iki? Amavuta. Abantu bandi inyuma sindi kubumva. Wuzuze iki? Amavuta. Sano kugira ngo amavuta. Tukiri ku mavuta, samuna nayo ni amavuta. Gikotoro nayo ni amavuta. Zitwa amavuta. Vaseline nayo. Topi creme. Harandi hari umuntu nabashije ubi Washington ndamuhasa ngo amavuta abantu bakunda kwisiga iyo naya. Ambwira menshi ariko ngo avugamo ayitwa clinique. Ngo amavuta yitwa clinique ngo nayo ngo ni meza ngo abantu bi Washington ngo barayakunda. Ngo clinique nayo ni iki? Ngo hari nandi yitwa West. Ngo hari nandi mbese agenda ambwira amoko y'amavuta. Mbese n'amamesa ni iki? Ubuto ni iki? Byose byitwa iki? Ariko hari amavuta. Amen. Amen. Hari itandukaniro. Aya Elayo nayo ni iki? Abavuga ngo bayavanye muri Israel nayo yitwa iki? Imana ibwira Samuel, iramubwira ngo fata ihembe ryawe uryuzuzemo iki? Nurangiza ujya mu misozi y'i Betelehemu ujya kundebera umusaza bita Yesayi, uzavuga ko uje gutamba ibitambo. Arahaguruka aragenda ngo agereyo. Amina. Amina. Sano kugira ngo amavuta. Amavuta. Samuel ari mu nzira arimo aragenda i Betelehemu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ongera umvugira ngo amavuta. Haleluya, haleluya. Agezeyo ahita azana abahungu. Uwa mbere yitwa nde? Eliyabu. Ngo amwitegereze ahita abona ni umuhungu mwiza muremure, ngo ahita yibwira mu mutima ngo Uwiteka yahisemo n'uyu nguyu. Imana iramubwira ngo yewe Samweli we, umva sigaho sigaho. Oya sigaho. Nubwo ari muremure, nubwo afite ikirere cyiza, nubwo yambaye neza, ayo mavuta ntamukwiriye. Abantu barimo barareba inyuma, ariko njyewe Uwiteka ndeba. Shamanyuraho banyuraho barindwi bararangira. Arabaza ati se abana bawe bose ni abangaba? Sa numvugira ngo amavuta. Aramubwira ati umva hasigaye kamwe kandi nako ntikaba hano, gahora kambese karagiye. Ndashimira Imana ko itarobanura abantu ku buto, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibigenze gute. Samweli aravuga ngo ntabwo turi burye, ntawe uri bukore ku munwa,
muyabike. Amina. Atari yahagera. Baragenda bajya kumuhamagara. Ubu bagiye kumuhamagara, ntimugire ngo ndi kubatera umwanya. Bagende bamuze muri Gishwati. Mbese ni mu ishyamba nyine bagiye mbese kumuhamagara. Mu gihe barimo bamuhamagara asa n'uvugira ngo amavuta. Ntabwo baragera yongera usubiramo ngo amavuta. Yaramushakira. Mbese reba nawe kuragira. Ubu wenda bagezeyo. Niba bataragerayo muse n'abavugira ngo amavuta. Ijambo riravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ngo nicyo gituma Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, yarangiza ikakuzamura ikakurutisha bagenzi bawe. Kugira ngo amavuta we ariko Mana amavuta umwanditsi wa Zaburi yigeze avuga ngo dorere ngo reka ni byiza kandi ni iby'igikundiro ngo kubona abavandimwe baturana bahuje, ngo bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe agashoka akamanuka. Amavuta asa n'uvugira ngo amavuta. Bagiye gushaka Dawidi. Igihe kimwe Yesu ngo yinjira mu rusengero. Ageze mu rusengero, tega amatwi wumve. Ugiye he utumvisha amavuta? Yesu ngo yinjira mu rusengero. Turi kumwe? Ubwo bagiye gushaka Dawidi, Yesu ngo yinjira mu rusengero. Barangije bamuha igitabo ngo asome, basanga paje igezweho ni iya Yesaya 62. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka yasize amavuta kugira ngo abwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, mbwira imbohe ko zibohoka, mbwira abafite imvune zo mu mutima yuko zikize, ngo kandi menyesha abantu umwaka Uwiteka atanzemo imbabazi. Yasize amavuta Yesu. Tokita lama amavuta. Bagiye gushaka Dawidi, ubwo arimo aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzajya, ngo ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo ajyane iruhande rw'amazi adasuma, ngo asubize intege mu bugingo bwanjye, ngo anyobore inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe, ngo ikibo yawe n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Antunganiriza ameza mu maso y'abanzi bawe, asize amavuta mu mutwe. Tatando takitalama asize amavuta nikinya, asize amavuta mu mutwe, ngo igikombe cyanjye kiraseseka, ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose. Ngo nanjye rero, ngo nanjye we, ariko Mana amavuta we, ngo nanjye nzaha mu nzu y'Uwiteka. Ndashimira Imana ko itugendere hano Kacyiru.
amavuta aratukura tugaruke mu ngoma ubu Dawidi ntibamubonye oya Dawidi ntibamubonye ahantu bagiye kumushaka ntibamubonye mu ndebere rero Dawidi araje Bibiliya iravuga ngo araza agitunguka Imana ihindukira na Samweli iramubwira ngo niko Samweli uracicaye kucicaye kucicaye iramubwira ngo haguruka haguruka Dawidi yahageze amina iramubwira ngo uwo nari nakubwiye n'uyu nguyu Bibiliya iravuga ngo afata ihembe ryuzuye amavuta ayamusukira imbere ndashimira Imana kwisutsa amavuta muri paruwase ya Kacyiru kandi kabe yasukiye imbere y'ayandi maparuwasi wihangane niba utari muri Kacyiru uziyizire iki ni igihe cyo kugendererwa cya Kacyiru Niko kuri yari yarabivuze irimo irabisohoza yarabitubwiye nguhereye icyo gihe nguhereye icyo gihe ijuru rirakinguka umwuka wera akajya amuzaho cyane kubera iki amavuta data we agaciro k'umuntu agira ni amavuta ariko ntimuyitiranye n'aya Samuna cyangwa ariya ngo yavuye ngo i Yerusalemu oya cyangwa ariya bagusize cyangwa ariya ya Elayo amavuta Imana itwemereye ni origino avuye iyo ngiyo hari ikibazo gikomeye uyu musaza bita Sawuli ngo akajya aterwa n'imyuka mibi ndashaka kubatangariza yuko abantu barimo baterwa n'imyuka mibi igisubizo kibonetse muri Kacyiru kubera ko bahawe amavuta amen 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 ako kandi Imana yikomera amashyi cyane icyo ni ikintu gikomeye imyuka mibi yamuzaho bakamwe batumva mushaka umuntu uzi kuririmba baramushaka ahantu baramubura ariko mugiye gushakishwa mureke tugire amavuta haza guhagurukamo umusore aravuga ati nyamara nzi umwana ubi Betelehemu muri karitsiye uwo mwana afite amavuta amina icyambere ni umucuranzi w'umuhanga abaririmbyi ba Kacyiru na Kinamba na Kabagari bari hano muzi ibintu Imana ibakoreye uzi ko ugiye kubaha amavuta ku buryo mugiye kujya muririmba imyuka mibi igasohoka mu bantu hanyuma bagakira nta kindi kirakorwa
abaririmbyi basibye we ibyo bintu yewe abasibye bose ndabahagarariye. baramuvuga bati ni umucuranzi w'umuhanga kandi ni umunyembaraga, ni intwari, aritonda mu byo avuga kandi Uwiteka aba kumwe nawe. Haleluya. baragenda baramushakisha baramuzana kubera iki? Amavuta. Mana ndagushimye ngo ahagere yajya aririmba gusa nta kindi kirakorwa. Sawuli agahita akira. Ibyo bintu Imana irabitanze kandi ihereye ku baririmbyi. Ongera mwimire amashyi cyane Imana. Igihe cyo gukora cyageze, igihe cyo kuririmba kirageze, igihe cyo kuvuga ubutumwa kirageze, igihe cyo kuyobora mu kuri no mu mwuka kirageze. Igihe ni iki Imana yavuze. Amina. Sa nuvugira ngo amavuta. Muri icyo gihe abantu bitwa Abafilisitiya baza kurwana n'Abisirayeli, kandi mu Bafilisitiya hahagurukamo umugabo ukomeye bita Goliyati. Wowe upfa kuba ufite amavuta ashaka baresha na mikono 10. Niba ufite amavuta nta kintu bivuze, ntabwo mucyumvishe kandi ariko Mana twuzuza amavuta. Bivuge nawe. Uwo mugabo ngo yaravuze arigaragaza, aravuga cyane kandi avuga amagambo akomeye, abwira Abisirayeli, arababwira ngo ni muri Abisirayeli, sindi Umufilisitiya, mwitore nk'umugabo aze turwana, nimunesha icyo gihe muraba abagaragu bacu, nawe nanesha icyo gihe nuko muratuyobora. Ngo avuge gutyo Abisirayeli batashatse amavuta batayafite, ngo bashe ubwoba barangije barahunga. Ikimenyetso cy'umuntu udafite amavuta aturuka ku Mana, icyambere arahunga, akagira ubwoba, akasubira inyuma, akakora ibyaha. Ariko Mana uduha amavuta. Umusaza bita Yesayi yari afiteyo abahungu 3, Eliyabu, Aminadabu na Shamu. Agira ngo imyaka myinshi niyo iri burwana urugamba. Imyaka myinshi ntabwo irwana urugamba, ahubwo urugamba runesha umuntu ufite amavuta y'Imana. Musaza aravuga tumva, urabizi neza ko Abisirayeli bari ku rugamba. Dawidi ati ndabizi, none bamaze igihe kinini kandi ndumva mbakumbuye. Ndashaka yuko uva hano i Betelehemu ukagenda aho bari ku rugamba, ukandebera Abisirayeli uko bameze, warangiza ukanzanira inkuru z'imvaho. Dawidi ati ndabyemeye. Arangije aramubwira ati ariko ntabwo wajya ku rugamba ngo ujye kureba abantu bamaze igihe barwana, ngo ugende amaramasa. Oya, birabujijwe. Niba umuntu ari ku rugamba afite ibintu arimo arwana nabyo, ntabwo ujya kumureba n'imbokoboko gusa. Nibyo aramubwira ngo hine gato muri magazi. Amina. Uzane
ingano uzikarange neza, uzazishyirira Abisirayeli. Urugamba nirukomera nta mwanya bafite wo kujya guteka, bazafata izo ngano bahekeye, bumve bashubijwemo akabaraga, hanyuma bakomeze urugamba. Amina. Aramubwira ngo ntujyane ingano gusa, ahubwo ujyanireyo n'umutsima. Amina. Ujyana umutsima. Ntabwo wajya kureba abantu bari ku rugamba ngo ugende nta mutsima ufite, kubera yuko umutsima niwo utera imbaraga. Nubashyira umutsima bakaryaho, barasubizwamo imbaraga, hanyuma bakomeza urugamba. Umutsima ni iki? Ijambo ry'Imana. Ijambo. Amina. Baramubwira ngo ntujyane ibyo bibiri gusa, reba ahantu tubika amavuta y'igishwamwa. Amaki? Uzayanshyirira Abisirayeli. Amavuta afite akamaro mu mubiri, ariko ntabwo ari yose nk'uko nabibabwiye. Amavuta yo ku rwego rwo hejuru bita cholesterol ni mabi cyane. Niba ugiye guhaha amavuta yo guteka ifiriti ukabona handitseho cholesterol ku kigero runaka, uzayareke. Ni mabi, atuma abantu barwara imitima. Ubu muzabona abakristo barwaye imitima bafashe ku mavuta arimo cholesterol. No mu buryo bw'umwuka nuko kandi. Ariko ndashimira Imana ko amavuta izanye azadukuramo izo cholesterol. Amina. Imitima ikaba muzima, tukagira ubuzima buzima. Amina. Aramubwira ngo ugende muri magaze urebe amavuta. Amaki? Reka mbabwire ko hari vitamine zidashobora gukora nta mavuta ari mu mubiri. Hari amavitamine bita liposoluble, ni amavuta, ni amavitamine bita liposoluble, ni amavitamine akora ari uko hari amavuta. Mwabyumvise? Aleluya. Agera kuri 4, sindi buyavugemo cyane, ariko ndavugaho gatoya. Aleluya. Ayo mavitamine adashobora gukora nta mavuta. Iya mbere ni vitamine bita A. Yitwa ngo iki? Ifite umumaro ukomeye, ariko umwe muri yo w'ingenzi, ituma umuntu abasha kureba neza. Kugira gute? Kureba neza. Ureba ibiri hafi yawe, ibiri muri metero imwe ukabibona, ibiri kure ukabireba. Ari nayo mpamvu dukwiriye amavuta. Umuntu udafite amavuta ntagira iyo vitamine. Niyo mpamvu ibintu biza bimwikubita, ejo bikamwikubita, ibindi bikamwikubita, kubera ko nta mavuta ngo iyo vitamine yinjire. Ariko iyo ufite ayo mavuta ugira vitamine A, gituruka hariya wakibonye ukavuga ngo nakubonye, kandi umwami Yesu arakunsindira. Amina. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba umuyobozi udafite vitamine A. Kandi kugira ngo utayigira ni ikibazo, kuko nta mavuta uba ufite. Kuko kugira ngo iyo vitamine A ikore ni ukuba ufite ayo mavuta, hanyuma ukarya ibyo bintu bifite vitamine A bikinjira ikajya gukora, ugahita ureba. Ubu mubona hari abantu baguwe neza batuje kubera ko bafite ayo mavuta, kandi iyo vitamine A iri gukora neza. Ibiri kubera hano mu rusengero bari kubibona,
umwigisha aza kwigisha barangije kumenya uko ameze, mbese gahunda y'icyumweru baba bayirangije, ibiri kubera mu gihugu baba babizi, ibiri inyuma yabyo baba bazi ibyo ari byo, ibikorerwa ku mupaka baba bameze mbese amavuta. Umugabo bita Elisa yari afite amavuta kandi ya vitamine A yari ayibitse. Amina. Bajyaga bakora inama yarangiza akabwira umwana gahunda tumva ntaho nagiye ariko kubera amavuta nabibonye. Umugaragu bita Gehazi ntiyayaryaga, yarasohotse agaruka avuga ngo biracitse databuja, kubera ko we ntareba neza abona ibintu bije bimurwanya ariko ntabona ingabo zije kumutabara. Imana iduhamagara. Ubaho gute nta mavuta? Indi vitamine ni vitamine bita D. Bayita ngo iki? Ariko sa n'uvugira gato ngo amavuta. Amavuta. Iyo vitamine bita D hamwe n'ibindi bintu yinjira yaragize ikajya gukomeza amagufa. Ndashimira Imana ibintu Imana ije gukora muri paruwasi ya Kacyiru. Umuntu udafite iyi vitamine bita D ikora ruko hari amavuta hamwe n'ibindi bintu ntinjiyemo, yivunagurikira uko yiboneye. Muzabona abana barwaye mbese agenda akavunika, ukabona amaguru ye yarahengamye, mbese adigadiga, akanahuye nako yikubita hasi amagufa akavunika. Biba bitewe n'iki? Vitamine D ntayirimo, ntayo. Ni abakristo rero bahuye n'amagambo baravunika, barabavuga baravunika, kandi kuva mbese akantu kose karabavuna, mbese umunyuzeho aramuhutaza akaba aravunitse, kandi avunika hose, amaboko mbese ntataga, umukozeho aravunika aba ameze atya, amaguru ntakora, umugongo ntiyaterura ijerekani, mbese aba nta D afite, kandi yinjira ari uko amavuta aha. Bayobozi ntimukarenganya abakristo, ahubwo mubashakire buryo babona amavuta, kuko naboneka amagufa azakomera. Haleluya! Ariko Mana duha amavuta. D murayumvishe? Ntuzahure n'umuririmbyi udafite vitamine D, ahita avunika amaguru bikaba birarangiye, ahita yandika akavuga ngo sinzagaruka. Wimurenganya, D ntayihari, mbese yaravunitse. Kereka n'umuzanira burankari cyangwa se kasheze rurante ukamushyiraho akajya aza kurepeta, naho ubundi cyangwa ukamuha beki, naho ubundi yarangije kuvunika nta D afite. Warabyumvishe neza? Mwihangane iminsi isigaye ntimuzarye dusaba amavuta. Iyi murayumvishe? Hari indi vitamine bita E. Bayita ngo iki? Ariko sa n'umvugira ngo amavuta. Amavuta. Iyo vitamine yinjira ari uko amavuta ahari, ikora ibintu byinshi, ariko reka mbabwire bibiri. Kimwe muri cyo ituma umuntu agira ikintu bita ubudahangarwa mu mubiri, mbese akagira abasirikare bafite imbaraga, akagira icyo bita iminite, ku buryo iyo kamikorobe kaje kubera abasirikare bafite gahita kakubita izo mikorobe, ukarindira ko umuntu azagwa ukabibura, naho ubwo yibitseho vitamine bita E. Haleluya!
mbese akamikorobe kitwa amagambo karaza kakinje, mbese bakarindira yuko uzabiva hanyuma bagaheba. naho ubwo wasenze amasengesho ku kinamba uravuga uti ndashaka amavu, kandi amavuta naza we vitamine izinjira, bazakuvuga ukomeze urugendo, bazakwanga ukomeze ugende, bazazana mikorobe uvuge ngo ndiho. Amavuta we, amavuta duha amavuta ye. Icyo ni kimwe ikora. Ikindi gikomeye, igira umumaro ku byerekeranye n'ubwiza, gutanga uruhu rwiza rukeye. Aba bantu bafite amavuta, amina, bagira ubundi bwiza buvuye mu ijuru.